Amaze ndi kukugira inama ukabyanga. Wakuwanyumvi. Zana iyo telefone ndebe. Yizane hano ndebe. Waje uzaba. Karibu. Yego. Ndashima Imana da. Shiraho nyine umuntu abanza agiye utuntu yitamo ibintu turaba tubiganira ngo ni andi makuru se shanika urebye nyine ntabwo ari ibisazi gusa ntabwo ari ibisanzwe anye bande gushona intero umuhanga Bakiye nahanga baragiye Kigali nawe. Hamagara nawe. Biteze. Umeze neza? Ni papa Tiye. Mukanda rero nimba nta kintu uri gukora ndagushaka hano handi ubwashize wansanze n'ubundi waza nkakubwira. Ndagushaka byihutirwa kabisa. Ahubwo mukanya ndabona uhageze. Sawa sawa. Kigali yose bashita kagatabo ngaho bashika kirara kumeza ndiko mugiye ndagiye nta kamera kubwira Kigali se n'ugiye yasugiye rero wabikomeje ariko ntabikomeje nyine ngiye kugenda hari umwana wawe kwandikira nzi ko tutabikomeje zana agatebe canga maze akuze kuwenda mwana wawe ese ndi kumutindi bamutsa agatebe wowe ujana ubuse ni imodoka buri modoka suragiye kubera iki ngambwira rero ese mugiye kuko uragiye ese wabiri kubera iki ese ubona kujya Kigali ikintu bimaze ngiye gushaka amafaranga aha nawe se wayabuze ku buryo ufata inzira ngo ugiye gushaka amafaranga i Kigali n'ujya bakagufunga sinabikubwira ejo ntabwo nabikubwira ibyo bintu ariko bapfa kugufunga batagufunga nese wafunga aba bakoze ubwira ko hari ibindi byaba bakoze biremereye musenge ngiye ko ndabagiye mu kazi harya ngo wa muntu ngo yitwa Eric ubu yaguhamagaye n'ugiye kureba mwavuganye se
Kinyoni. Kinyoni. Ubwo uramanuka mu makoni. Hafi se afite telefone. Ubwo muhamagara muri telefone mu wundi. Ufashe umwanzuro wo kugenda tayari uragiye. Hanyuma sinyende. Cyangwa uzayiguraho niya ntabwo ushaka kwitwara. yarashaje. Uzagura undi ugezeyo. Nawe njyanye igihe nk'umusirimu. Ese ubona uzagenda ntugaruka se? Ntabwo nzi igihe nzagarukira ariko nzagaruka. Ahubwo utaravuga ngo uzagaruka. Uzagaruka ubusuye nimba ugiye ufite nk'ibiro 20 uzagaruka ufite ibiro 50. Kandi nzabarya. Uzagaruka warabaye nabi. Kubera iki? Ese uko uzakomeza ugakura ukisumburaho? Barakubeshya mbere n'abantu bakugira inama y'inzu. Kandi aribwo nzabarya ibyo nshaka. Itike se urayifite? Urayifite? Ufite angahe? Yewe ni bibiri. Urayafite se cyangwa nawe ni ugupapira yakohereza uwo mungu ni Eric? Urayafite? Yoko sambwe kujya kugenda cyangwa ugita nuko mupuje winuraho nanjye nuko natabizi. Ese narimo bwije ariko ntabwo ngenda giye. Ntabwo nagaze kugiye. Wazi kuki hari ibintu kiri hano kiri umwana. Ubuze sugi. Washakise ko wabwiye kugiye kugenda kandi ibigano byinshi kujyana na mama wawe. Baragiye rwose wabwiye kugiye kugenda kandi ibigano byinshi kujyana na mama wawe. Urumva rero ibyo bintu ntabwo yuko nimba atabizi wamushaka kugenda ukabimubwira. Mama narabimubwiye aravuga araceceka. Nawe urumirwa nk'umubyeyi. Yakora iki? Kunaniye abantu kubananiye yakora iki? Usibye kumva. Hari ikindi? Ahubwo ni gutinya. Nese kwa rwa umwana ngo utumire se yanyambirije ri. Fata inzira ugende nta kibazo. Genda. Nga. Nese ujya gucaka irembo cyo ugiye gucaka. Ndacana kure. Sabwo ngo uzatugisha kuri telefone tuzumva ko wenda umeze da. Ariko wari ukwiye kubireka ibyo bintu. Ya. Niba wafashe umwanzuro ugende kugira kubwira ibyo waboneye i Kigali. Bose mwana ngira cyangwa Agenda kabisa. akantu hariyo ntabwo ngujye kwabasha. Happy kabisa. Kantu ujye ukura ariko vuba wakiriwe n'umuntu. Oya wowe ugira kamwe karica kamwe niko kakwica wakumvishe noneho kagezeho da kakica byadanje kakana bari umuti. Mpamagaye mwakabyara. Niyeje jigwa mwese. Yego uri kuza se? Byiza cyane man ugeze heza. Sha. Ari nyine de hano muri quartier. Nyine ngwino ngwiremo nandi ndagutegereje kabisa. Ya. We banguka wowe nyine urongera wamagare nyine ndahita nkuragira igipangu uri buze guhita ukomanga wawe ndaye. Gira vuba nyine banguka pe. Indiga yanjye mani ya quartier ya kera. Ari namagaye wallahi. Ize ngwiremo. Nagapita ko mu cyaro kaza. Bos. Byara barisize gusa nta kintu nawa. Sakura mu cyaro ari cyabakaze buriyoni. Kazi ko mu cyaro ari danje. None no game uyu munsi ndayitsinda. Iyi modoka yari ingonze. Ndayitsinze. Kabutamo n'indi.
Gira neza. Ukora kugisha. Ngiye nkorera ku gihe ntabwo njya ntinda. Ewa. Ari muri aho ariko. Turaho namo. Ruguru aho ngo mumeze mute mwebwe? Ruguru hariya. Tumeze neza cyane. Yego meze neza. Nta kibazo. Ese ababyeyi bo bameze bate? Ababyeyi baraho nabo nibiba biterewe na bya rubaga impande byose. Ndabibona n'ibyo abantu bakuru bose. Hakoze uko mbana n'ushaka kuzabananira. Oya. Ntabwo nabikora. Nukuri ushaka kuzabana n'ushaka kuzigira nka tseri nawe. Ntabwo bishoboka ngiye bura ntabwo naba nka tseri ngo njye mu mujyi. We ntabwo ushaka kuzajya i Kigali? Oya nta keza ka. Ese ko mutagira inama na Tseri ko mutamugira inama kare kose nubwo yagiye? Ariko Tseri twamugiriye inama nuko nyine aba ari kuvuga ngo ni ishyari ryo kwanga yuko ngo yikirira da. Sha nakundi. Ahubwo se hari ikintu nashaka kukubwira. Ubu uri umuzima songa ikintu ukora? Hibereye mu rugo nyine ndi kwiyahirira akamasa kanjye. Nta kintu ukora nyine muri make. Nta bintu birenze mba ndi gukora. Ubwo se iwanyu ugiye ntago nta kintu cyakwangirika cyangwa se nta kintu byatera? Mu rugo se keretse ngiye ahantu kure. Ujya ahantu kure? Icyo cyaba ari ikibazo. Abo ni so n'ubyo nagushakiraga bifite kuza gukunda. Biraza gukunda. Mbo icyo nagushakiraga nashaka kuguha akazi. Akazi? Ese ko nta kazi nakora twose ko ntukora. Ntabwo nakanga. Akazi ushaka mfandi ko wavuga. Ahubwo akazi kuntu kameze ni akazi ko koza imodoka. Koza imodoka. Ubwo muri make ni ukoza imodoka ugakingura imodoka yaba byose yaba ari umushuti wanjye zo kuntura akinjiza imodoka mukingura akinjira ukayimenya ugafunga igipangu ukaza kumufungura agasohoka. Nako kazi konyine guteka afite uteka n'ibindi bifite abantu babikora. Nako kazi kawe konyine. Koza imodoka nzabishobora ko ntayo twigeze. Oya nuko urumva ibikoresho biyoza amasabune omo byose biba bihari nta kintu uzajya ugura. Nuko bifata amazi ari mu gipangu uzajya uvoma nta kibazo. Nako kazi uzagashobora? Nakabasha. Nkatumika rwose. Wagashobora? Ntabwo kananira. Ndikumva byoroshye. Mbo nzamwemba ngaho ubwo. Wasomaye nka senkani hari ikibazo. Wumva senkani? Nta kivuguru wambaye. Senkani wenda rwose. Ntacyo nzayaguha 50. Ni wumva? Erega ni we boss naho abandi bose barabeshya. Aya nta kibazo reka. Mbanze umugare kuri boutique. Bazane ikarita ya omo ku buryo uzabifasha muri kino gihe ngiye. Urumva ngiye hari ahantu ngiye kujya. Allo? Yego Kazu. Oya mera wa muhungu wawe ntacyo ndamuhera rimwe. Mera wa muhungu wawe ikarito ya omo imiti y'amasabune 3 kinini kise mumere byo ngibyo ndatamuhera rimwe na yandi yangufite. Sawa ndabona hageze mu kandi. Sasa. Urumva? Ubwo mamagaye ku muhanda ya ruguru bagiye kubizana byose. Ikintu uzajya ukora icyo cyonyine koza imodoka yanjye igake. Nasanga isa neza yakeye nta kindi kintu uzajya mubaza. Cyane ibyo byonyine ku kwezi nkaguhemba 50 yawe ntabwo kananira. Akona ndumva katakunanira. Nuko ugatumika gutyo tw'uturahure. Hanyuma ujya gusohoka ujya kugendera urahita uza se cyangwa ugiye kubanza ujye kuzana imyenda. Nakikoza mu rugo gatoya ni hafi n'ubundi ntabwo ari kure. N'utuntu duto tugira. Muza rero ntabwo uransanga. Ngiye gusigura mungu mubwiye turaza kuza. Uraza kumubwira harya bitwa Prince. Ndamubwira ko Prince araza kuza araza atangira akazi umunsi. Ubwo nuzamwibwira kuri Prince kugira ngo akumenye gushidikanya. Nuza arambwira kuri Prince ndamubwira ko uraza ikintu uraza kwamubwira uraza mbwira ati Prince ndasiga mu icyumba uzajya uraramo akikwereke nakazi ko hansi ibyo ko hari eshatu washidikanya ndakamwereka kamwe aze kukakwereka sigo ko njye haramuje kujya ubwo tuzasubira nzaza nsanga ibintu byanjye biri ku murongo duko nacyo nta kuntu wadushikase oya ko nacyo ibyo ni ibyanjye gusa nzansiga nyifunguye uzajya ufungura imbere ohanagure ko hari imyanda ijyamo sigo nta kibazo ibyo si sawa nzagatumika rwose ibyo ni sawa cyane ubwo ibyawe nukoza imodoka nta kindi kibireba kwezi nkaguhemba rwose amafaranga nina nishakira turashaka kubwira rero urakoze genda uzana imyenda hanyuma njye nagura nsanga uravuga byo nino kubwiye kajye kuyiza sawa nyaruka ubwo ngubwo ibintu byanjye uzabyiteho nzabishobora rwose okay ndasanga utarabyitaho ibyo tuzabivugana nzasanga utarabyitaho nzagukata ntabwo bishoboka sawa Kesha umeruka yo burakira no kutabira shuwa agiye
sha ngira raje nanjye naje hano mu mujyi no mujaba nyine n'agapeti twakuranye nyine kera ni nako muri quartier ku gapeti se nikaze turata tugiye gukubitaho kwafe mu kanya araro kwa diye wa mujama nyine rero si muri soho se umuzi nyine ari muragiye nyine ngo banga ari buze kuza gukomangaho kuri nahagera leta n'amagara wowe uri gukora iki muri no minsi sha ngiye muri no minsi aka kantu niko mba ndi guherezaho ngende kuvuga hirya no hirya mu tuntu tw'udukorosho nk'ukuntu nawe urabyumva iyo nyonga irakaze ta nyonga ubona ntabwo mba nyuzwe ubundi yungu akangaka kari ubonye shuwa ngiye ubundi kamoze kabaye ubundi nko ku munsi bari mu tuntu nka bene nawe urabyumva mbese mu kapu ubungu aba ari ibintu aba ari utuntu tubuto rwose ntabwo buriya ntabwo aba ari ibintu bikaze mu kanya uraza kubona noneho niga mu kanya waraye gisarishije n'ubundi ngo wari utuntu tuba tugiye uri kubona mba ndibumva numiwe kabisa yego se nyine aba ari ibisazi kabisa kamubwira uno muntu wari wamamaye nzara kandi kantu mbanze gireho nawe n'ibindi abantu yego Thierry wowe ngira ku icyo gipangu nahangaho wahageze reka nze gutore kabisa ya ndumva wahageze nyine naho ngaho komanga sinumva wahageze se mani injira yawe Thierry bite se sha wahageze kabisa nahangaho mwana mukavumu karibu dore bawicaye aho ngaho nyine ko hajya ngaho hari umuntu muri kumwe umuntu se sinzi y'amaniga se mu cyaro se bimeze bite ndi kumva hahumuramo ibintu ukuntu